ngo je ndi umukisitu kandi ngo ico ni kintu gihumuriza umutima wanje kandi ngo kikaniragiza ibyago byose ngugo zaba nduhuwe n'umukiza zamura icyubahiro cy'Imana sinzi ko zaje nazo ziratuma umuntu atavuga neza sinzi reka dushimira Imana ko umuntu mubona hano yagize ikibazo ndamara kukigira mbona kiramuremereye cyangwa kizana ingufu ari ikibazo kimwe kiza kiza ukabona ntigifite imbaraga
kuzitanga mama niruka bana bagekera kakasaba mikrofone bwana sifiwe amasaha yagiye ariko nubwo yagiye ntabwo turi kubusa ngo turakora imirimo y'Imana tugutinda tugiye kuzina igisirimba mwazinye igisirimba ariko mwagishyize mu kajagari Umuyumbe mugenzi wanyu tuzatuje mu mwuka tuzamuke muri ruga zifite gahunda kandi ufate mikrofone uje muri za ruga zisesuye tureka kazaga niwandika amandiko uyandikira haboneka nukenera kwashira abayumva uyafata uyajana uzote yatwara kubera ko hano niho abantu bazasobanura sitwayasigira abashumba tuzotubarundira ibibazo bitari byabo uzuyandikira hano bigaragara kandi nuyandikira aho wicaye ukomeza wicare hasi uyandike tugiye gukosora ibintu biri mu kubera hano kandi tudakeneye kuba mu materaniro aho yaravuze ngo muhugurane kandi mwigishane kandi nimba muri mu mwuka mugiye kuvuga disipline mu materaniro haleluya